Yes, reka musuze nkwifurize ibihe byiza nizere ko umeze neza ndetse kandi ibyo ukora byose biri kugenda neza. Abantu batuye amajyepfo, amajyaruguru, Burasirazuba n'Iburengerazuba ariko umujyi wa Kigali namwe mudukurikira mbasuze mbifurize ibihe byiza. Hanze y'u Rwanda dore muri East Africa, West Africa ndetse n'ahandi muri Africa hose mbasuze umeza kubifuriza ibihe byiza ndetse no hanze ya Africa ubwo namwe tuba twabasuje cyane. Abantu bose bakanze subscribe kuri The Tone Show murano umugisha cyane kuri twebwe. Imana ikomeze kubahereza umugisha. Nyuma kandi nawe utarakanda subscribe reka uyu munsi nturenge udakanze munsi aho handitse subscribe no kukazogera kugira ngo ibiganiro byose dukora bijye bikugeraho. Nge nitwa David Nijyana cyangwa se Zanda. Nige tugiye kubana muri iki kiganiro ariko ntaho ndaza kuba ni nyenyine, ndaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Blaise Ishimwe. Blaise, beze bite noneho? Ndashima Imana. Namahoro. Iminsi myinshi. Abantu buriya baba bari kutwishyuza ngo tuze ngo twongere tuganire ngo tubabwire ngo amakuru y'i Dubai. Ko duhari Imana ikidutije amagingo. Hari abantu bakundaga kumva za ndirimbo za kera ngo harimo n'iyo wa mugabo ngo wamburiwe imbarara. Niko i Dubai ho nta bajya bahamburirwa. Ahantu hose biraba cyane. Abantu bamaze kubimenyera ko tuganira ku buzima cyangwa se amahirwe hari muri Dubai, by'umwihariko kubera ko dushaka kuvuga ibintu duhagazeho dufitiye amakuru. Buri abantu barabizi ve n'amakuru ya siporo tuvuga cyangwa se n'amakuru y'imyidagaduro tugenda tubagezaho kuri The Tone Show. Tuvuga amakuru duhagazeho dufitiye fact ku bintu nyine tubona bidashobora kutugusha mu cyaha cyangwa se kubeshya abantu. Yetu tutajya dukora. Niyo mpamvu uyu munsi tutari kuza ngo tugiye ngo kubabwira ngo amakuru yo muri Gambia ngo kubera ko ngo hari ama opportunity ko nta makuru yahagije tuhafite. Amakuru dufite yaho ni igihugu runaka ushobora na kujya kuri internet ugasoma, ariko Dubai turi kumwe na Tuse uhatuye ushobora kutuganiriza bimwe mu mahirwe ahari cyangwa se bimwe mu bishobora gukorayo. Ariko by'umwihariko muri iki kiganiro rero tubahaye imikaze by'umwihariko tukinjiremo gutya dushaka kuganira tumwe mutuzi cyangwa se akazi mutuzi tuboneka Dubai ku muntu. Turaza guhera kuri wa muntu usanzwe uvuye inaha mu Rwanda mu gace kareka kose ariko afite ibintu runaka yumva ashaka gushyira hanze muri bafite inzozi runaka yumva ashaka kugeraho. Uwo muntu ugiye Dubai turaza kuganira ku tuzi dutanu nibura dutanu dushoboka ushobora kuvuga ati ngiye Dubai akaba ari two naheraho. Hanyuma utwo tuzi rero turaza no kuganira ese n'utuzi dusaba ize skills. Ariko nubwo izo skills waba uzifite habonekamo ize challenge. Ni iki kiraza kukugora muri ako kazi nubwo wakabonye, ariko tuze no kuganira nanone ni hehe hari amahirwe kuba wabona ku kazi, ni hantu hizewe aho kuba wakura amakuru nk'ayo ngayo mu gihe uyakeneye kugira ngo ubashe kuba wagera ku nzozi zawe ndetse utabaye scammed ngo abantu bakubeshye ngo kubera ko ushaka kugera ku nzozi zawe usanga utangiye kuregreta ngo ube nk'abandi wamburira imbarara. Turaza rero byose kuba tubiganira muri iki kiganiro. Blaise nkwaye ikaze rero by'umwihariko. Murakoze cyane Bwana David. Yego, nkuko rumaze kubacira mu mayange mukavandimwe y'u Burundi bakunze kubivuga. Tugiye kuganira kuri bimwe byibanze n'utuzi ushobora kubona. Umunsi turavuga ku tuzi, reka tuvuge dutanu kugira tudafata umwanya munini. Tuzagenda tubakorera ama series, ama episode ku tuzi n'ibindi bintu. So ntaciye ku ruhande rero mbere yo kujya gushaka ku kazi hari ibyo ugomba kuba ufite byibanze. Wenda mu kiganiro cy'ubushize twabivuzeho ariko twakongera twebabwira. Ikintu cya mbere ni passport, icya kabiri ni visa kuko ntabwo wajya Dubai udafite visa. Ikindi ni amafaranga. Ibyo byose kuko bisaba amafaranga. So umaze kubona visa, umaze kubona passport, usabye visa irabonetse. Hari uburyo bwo gusaba akazi hariya Dubai. Buriya hari uburyo butandukanye. Hari gusaba visit visa cyangwa se tourist visa y'ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri ukajya Dubai ukajya gushaka akazi. Ukagenda kuri visa wagerayo bakazahindura employment visa. Hari ubundi buryo bwo applyinga online bitewe n'intuza n'akazi ukora. Gusa mostly bikunda ku bantu bari professional jobs. Aba technician, abarimo, aba engineers, nyine bitewe na ntuza na
professional yawe. Yego. Hakaba ubundi nyine wa applying online ukaba wagwa kontra. Hakaba n'ubundi buryo tutari butindeho cyane gusa turi buvugeho, ushobora kujyayo ujyanwe n'umu agent. Hari aba agent ubwo bisaba kubanza gushaka aba agent bari real, ushaka amakuru ukamenya ni runaka ugiye kunjyana gutya, niyo wajyanye runaka gutya na gutya. Bagomba kuba bari Dubai cyangwa bari mu Rwanda? Hari abari mu Rwanda, hari abari Uganda, hari abari ahandi, nyine ugomba kuba maso kuko n'iki gihugu cyacu kitubwira. Ntabwo tubitinda kuko ntabwo tubikora ibyo ngibyo gusa, ni inzira zishoboka. Ugomba ari aho ku agent ushobora kuba scammed, ari aho online ushobora kuba scammed kuko na Dubai buriya hari aba agent kandi baba scam. Ari uri na Dubai nyine ushobora kuba scammed. Ibi bintu byose nukumva ko byose bishoboka, ukabanza ukamenya amakuru. Nibyo. Ikindi se buriya hari ikindi naba nibagiwe? Ngira ngo nibyo ngibyo, ariko n'ikijyanye nuko umuntu ashobora kugenda yasabye buriya visa kwiga barayitanga Dubai. Yego, ushobora kugenda ugiye kwiga nabyo birashoboka, ukaba wakorayo akazi. Nabyo birashoboka cyane. Hanyuma n'ukundi ubwo tuvuga ku buryo umuntu ashobora kujyayo ariko ntabe scammed cyangwa se nanone akaba na scammed. Hari n'uburyo ushobora kuvuga ati ngiye gusura, wenda navuze ku bijyanye no gusura ariko bya visiting, ariko hari n'uburyo bwo kuvuga ati umuryango wawe nduriyo cyangwa se umuryango wawe kuriyo ukaba wagutumira ukaza. Nabwo ngira ngo ni uburyo bushoboka abantu bashobora kuba nabwo birashoboka, ariko buri hari criteria kugira ngo umuntu abe yagutumira uri hariya. Hari amafaranga agomba kuba ahembwa, hari icyiciro runaka agomba kuba arimo. Ntabwo ari buri muntu wese ushobora guhita avuga ati mfite residence permit nagutumira, ariko nabyo birashoboka, wagerayo ukaba wasaba akazi. That's good. Ubwo umuntu rero yamaze kubona ibyo byose bavuze, afite n'ubwo buryo bwo kuba yajyayo. Reka twinjiye muri Dubai nk'ahantu twamaze kubona muri episode yatambutse, karantu h'amahirwe umuntu ashobora kujya no guhigira nyine ubwo buzima akaba yabubona. Reka duhere kuri ka kazi inaha, wenda kuri level y'imyumvire y'abantu ba hano turaza kwita ko gaciriritse, ariko nanone nitugera hariya turaza kubona ko buriya akazi tukita ko gaciriritse bivanye n'amafaranga. Kuko n'ukuri nyine umuntu avuga akazi karaciriritse bitewe na salary yako cyangwa se n'ikivamo n'amapotuniti aboneramo. Kuko hari abantu benshi uzasanga bakora akazi ka fake, ariko bitewe n'uko wazi opportunity akuramo cyangwa se bivamo income zako batoya, igihe n'inyo uryamye ku ibanga ryanjye. Buriya umunyarwanda aragize ati ngo inzu nziza n'ikiririye rero buriya amafaranga y'umutekinisiye, amafaranga y'umushoferi, amafaranga y'umukirina abasa ku mpera z'ukwezi. Yego. Hari n'undi muswahili avuze ngo utamu wa kazi ni pesa. Utamu wa kazi ni pesa. Reka twinjira ngo Dubai dore kuri ka kazi rero turaza kwita ko gaciriritse ariko gatanga amafaranga kaboneka Dubai. Tuvuge tuti nakahe, ese none umuntu uri capable kuba yagakora nubwo gaciriritse, ari capable kugiye kingana cy'intebe binagomba kubasabwa. Ikintu cya mbere tumaze kubona nyine ko wabonye ibyangombwa ugiye kujya Dubai. Ikindi ntigeze mvuga ni ibijyanye n'amashuri. Buriya umuntu ufite high school kwanje amashuri atandatu yisumbuye ashobora kuba yajya Dubai gukora akazi. Ikindi ku bijyanye n'akazi, akazi ka mbere nshobora kuvuga burase reka mpere ku mukirina. Hari kampani nyine ziba zihayaringa, ntabwo ugenda nk'uko umuntu ashobora kuza hano mu rugo akaba yagusaba akazi hano iwawe. Oya, nyine hari kampani ziba zishinzwe recruitment, zirekrita ukajya kuri kampani ukaprayinga, ahubwo kampani ikaza kujyana aho gukorera. Hari cleaning, iyi ngiyi isanzwe, hari housekeeping, no muri hospitality baraza kumenya, ntabwo turusobanura ikintu ku kindi bitewe n'igihe. Hari security, buriya security inaha nsigaye mbibona bihari. Buriya kuba security ni ibintu byiza. Mbere twibaza ni gute ujya kuri office runaka umusekirite akaba ari kuzana impapuro ngo uzuze ngo filling a form like that things bakora hano ni nabyo n'ahandi bakora. Ubwo kuri security wenda utukomerezaho, ubwo
ibi bijyanye n'amabonsa babayo se? Yego, buriya security harimo ibice byinshi. Hari security yo kuri office cyangwa ahantu runaka uza akakugayidinga inyubako nshaka kujyana akaba yagufasha kuko bari kuri reception nyine ya building runaka cyangwa se office ya company runaka. Hakaba n'indi party wenda yo muri event cyangwa iki yaba bouncer, clubs, bodyguard like that, nabyo birahari. Buriya security ni ikintu kinini cyane, byose ni ibijyanye n'umutekano. Yego. Ubwo nayimvuze cleaning, housekeeping na security. Hari ikindi twita admin assistant, twabyita nk'umuntu ukora muri office nyine nka secretariat. Ugenda ukarenjinga amadokima, dushaka dokimizi n'izi urazishyira hanaha urazikora hanaha. Ko naka kane ako gashobora kujyana none twakita nka receptionist. Ako karahari. Ubwo ufite umuntu ufasha nyine muri office. Niyo mpamvu babyita admin assistant. Akandi ka gatanu n'utuzi twinshi ntajyamo. Akandi ka gatanu reka mpite mvuga kano ka construction assistant. Twakita nk'ikiyede na ubwo ni ikiyede. Yego. Nako karahari. Ni n'utuzi twinshi ariko reka tuvuge kuri utwo. Duhereye nko kuri icyo wenda nk'ikiyede. Ikiyede naha wenda n'abayede baradukurikira ko barimo bava mu kazi bafite umwanya bagakurikira ibiganiro byacu kandi buri inzozi ntago zigera limite. Umuntu wese hano yaba ari yagira izo nzozi. Nibura range muri utwo tuzi twaye tuvuze kuko n'utuzi singiye kubeshya naha umuntu uraza no kubyumva arazi kumva ko ari utuzi twita ko duciriritse. Niyo mpamvu duhereye aho ngaho tuzajya no mu tundi. Nibura tuvuge kuri range y'amafaranga y'utwo tuzi kugira ngo n'umuntu naza kubyumva avuga ati nshobora kuba ibintu ndimo ndabisuzugura ariko bishobora kugira ikintu bibyaramo. Nibura range nawe tujye wangwe ngo salary ngo exact salary ariko nka range uvuga ati muri utu tuzi tuvuze ko turi muri range imwe ariko nka range y'amafaranga nibura umuntu ukora ako kazi ashobora kwinjiza. Reka mpere kuri salary. Hari icyo twakita nka net salary cyangwa se icyo twavuga nyine nk'umushahara mbombe. Hari kuba company iguha accommodation, iguha ifunguro rya saa sita cyangwa nimugoroba, iguha na transport. Reka tuvuge salary, basic salary. Ku mushahara wonyine uriya mu kazi hariya bigendeye ku itegeko rya Dubai ni uguhera ku madiramu hagati ya 900 n'igihumbi 200. Amadiramu kugira ngo baze kubimenya. Ubu ngubu aho bigeze ubu dukube 405. 405. Ubu ni umushahara fatizo utarimo transport, utarimo accommodation. Hagati ya 900 n'iyo. Impamvu mvuze ko nuko company zihemba bitandukanye ariko turagendera ku itegeko ry'umurimo rya hariya. Ubwo ni nk'ibihumbi 340 400 gutyo. Ubundi ubara 350 kugera kuri 400 by'amanyarwanda. Ibindi byavuyemo. Haba harimo ntuzi ibyo byose. Hari ubwo company kubwa twebwe nta accommodation tugira, ntago duteka, turabigwa byose. Ni uguhera ku 2500 by'amadiramu. Ubwo ya net twavuze ni ya mafaranga yamaze gusigara, accommodation yavuyemo na transport yavuyemo. Wowe kavuga uti urasigarana ibihumbi tubonye hafi 350 400. Yego. Ubwo muri twatuzi none twose twavuze. Yego. Ubwo nabo bara mu gihe cy'ukwezi. Ni iminsi 30. Hariya uba ukora iminsi 6 ukaruhuka umunsi umwe mu cyumweru. Amasaha 8 n'imwe y'ikiruhuko ya buri munsi. Ubwo muri ayo masaha yose umuntu akora free time yiwe bize ngo hari ya saha yabonye yo kuruhuka ariko n'aya masaha ararangiye yavuze ati wenda ubu ngubu iminsi yanjye yo gukorera imiregereza no kurangira nkajya muri wa munsi wo kuruhuka. Akenshi reka tuvuge no kubishuka ariko nanone ibishuko bya Dubai bundi akenshi umuntu akwiye no kwirinda yamaze kujya yabonye nako kazi basi nibihe. Cyambere ni social media. Cyambere ni social media buriya nicyo gishuko cyambere kuko like ushiduka ugeze mu rugo mu minsi isanzwe ugascrolling like ndebe TikTok kuno bimezwe kwitugwa kuri live kabikarangira umunsi wawe nyine urangiye. Ikindi cya kabiri ni ukwirinda nyine kubaho
mu rukweto rw'undi ugashaka gufitinga inkweto y'undi ko Dubai nk'ahantu nyine hateye imbere hari amahirwe menshi hari n'ibishuko byinshi birumvikana of course ushobora gusohoka ugiye like night club cyangwa se ujya ahantu runaka ugasanga spending a lot utabibaze simvuze ngo ntibagasohoke wasohoka ariko nyine wabiplaninze aho ngaho ni sawa cyane. Hanyuma twaganiriye muri episode abantu benshi baraza no gukuramo ibintu by'ingenzi, baraza no guhindura imyumvire wenda ku bijyanye na kazi twita agaciriritse, baraza kumenya izo skills twakunze no kugaruka, ariko buriya nibumva skills wenda tugenda tugarukaho nta nubwo bari Dubai gusa, kubera ko hano mu Rwanda aho urakenera kujya gusaba akazi runaka muri field runaka iyo ari yose waba urimo uraza gukenera nyine izo skills kugira ngo ubone ko hari ikintu bimwe twahereyeho muri episode ya mbere twahereyeho tuvuga tuti ni ikiri kuzana ku meza. Sometimes iyo ufite ikintu runaka urimo urazana ku meza ukabwira umuntu ati yes agiye kuguha akazi ariko nawe ufite ikintu runaka uzanye, ntabwo bihwanye na wa muntu uraza ari ukugerageza gushaka ahantu ho kuguhengeka. Abantu babyumve neza ko skills ari ingenzi, not kuvuga ngo ukeneye kujya Dubai gusa, ahubwo n'ahandi hose haba no mu Rwanda cyangwa se no mu bindi bihugu ugiye gusaba akazi skills ni ingenzi. Ariko tukiri kuri uwo muntu wamaze kugera Dubai wenda nako kazi gaciritse wenda n'urabona wenda nakari hejuru yako ngako wenda tuzabigarukaho nako turebe uburyo kaboneka n'iki byose. Mbere yuko twinjira ku bantu bashobora kuguhereza ayo makuru cyangwa se ahantu hanyaho ushobora gukura ayo makuru yizewe kumenya ngo urajya Dubai cyangwa se nako kazi urakabona, ko twamaze kubona uburyo ujya Dubai utabaye scammed n'ibindi, ariko nyine aho ushobora gukura amakuru yizewe noneho yo kubona ako kazi. Ku muntu wamaze kujya Dubai wabonye nako kazi arimo aragakora bya buri munsi, challenge cyangwa se imbogamizi nyinshi zikunda kugaragara ku muntu wamaze kubona akazi Dubai? Uri imbogamizi ya mbere ni ikirere cyahariya kirashyuha cyane. Imbogamizi ya kabiri akunda guhura nayo mu kazi sometimes nyine nimwe twavuze, ushobora gusanga umuntu yarakuze nyine ataba kuri life ya pressure, ugasanga nyine pressure yo mu kazi kuko supervisor wawe hejuru ya undi supervisor buri muntu abashaka nyine bafite goals bagomba kugeraho. Rero kugira ngo ujyeho urumva sometimes nyine bisaba pressure, ariko demo ugenda ubamo, demo ugenda ubimenyera ugenda umenyera uko ugomba kubamo. So ubwo indi mbogamizi ni ururimi. Hari igihe usanga nk'abo mugiye gukorana urugero bamwe muri bo nyine icyongereza kibagora kukimenya, ugasanga nyine harimo barriers, language barrier. Na ikindi navuga indi challenge nshobora kuvuga like no kumenya uko ugomba kwitwara nyine zo zirahari nyinshi, ariko reka mbabwire nk'izo ngizo ku muntu wabonye akazi Dubai wenda yahuye n'izo challenge. Hari abantu bashobora kugenda nk'ubu tuvuge nk'ahantu i Kigali ni ibintu bisanzwe, ubonye akazi babaye ikintu bayiburirukanwe mu kazi, ariko inaha i Kigali ho ushobora kuvuga ati birasaba tike wenda nituriye Musanze ni 4,000, nca no guhamagara umujene wanjye nkamubwira nti nguriza iyo tike mbe ntashye ni hafi, cyangwa nshaka kumubwira ati ndaza babyita ngo nukuba stayinze ngo iwe n'iki. Ibyo byose ni ibintu ndi ntabishoboka, ariko hari Dubai bategetswe kubona ubuzima buhenze, transport irahenze, kubona aho kuba birahenze, ibyo kurya birahenze. Ku muntu wahuye na challenge wenda twabusanga na wenda n'abazaturira bari Dubai, umuntu wahuye na challenge nk'iyo yo kwirukanwa mu kazi n'ubwe buzima aba afite risk yo kuba yayitabamo. Nkuko twabivuze hariya si iwacu. Niba ubonye ako kazi ugomba kumenya uti mu byo nkora byose ngomba gusevinga. Yego. Buriya iyo usevinga ntabwo uba urango ejo bazakwirukana cyangwa iki, ubu sevinga for the future in case ibyo bibaye ushobora kuba wataha. Baramutse bakwirukanye bidakurikije amategeko, ufite aho ugomba kubarezera Dubai bakaba kurenganura. Ikindi uramutse nyine urugero nta kintu ufite ntaki, embassy yacu iragufasha. Hariyo ababishinzwe ushobora kuvugisha muri embassy bakaba bagufasha ugataha. Igihugu cyacu ntacyo kitadukorera. Ubwo nashaka kuganisha ku kantu k'amategeko gakunze no kugonga abantu.
Field zose kabisa, tutajya ngo ni umuntu agiye gukora akazi runaka ngo umubosi wawe ngo ni uwo mu rugo ngo mu mategeko ngo ntago araza kubireba, ariko contract ziba zihari, ni ibintu bidasaba ibintu byinshi kujya kwa noteri mugasinya, kubera ko magingo aya ngaya ushobora gufata umuntu personally mugiye gukodeshanya imodoka n'urugero mugakorana contract, noteri agasinya ngo ati mwakodeshanyije, it's normal, ni ibintu bisanzwe. Ku kintu kijyanye n'amategeko, ku muntu ushaka kujya Dubai ahantu hatari iwabo, urumva ahantu maybe hatari n'abavandimwe bawe, sometimes kubera ko abantu benshi bagiye usanga nta na famille ziriyo, ku kintu kijyanye n'itegeko Dubai kiba gihagaze gute? Kuko abantu bashobora kubyiteranya kuvuga ati nta kuko asanzwe ajya gukora ngo ni trust ari yikora kenshi, ahubwo ugasanga hari trust ntabwo aricyo kijaza kujya imbere, ahubwo araza kujya imbere amategeko. Ejo nahoze nganira n'umuntu wenda kugira ngo abantu bajye banabyigiraho, nganira n'umuntu n'umushuti wanjye ari muri Kenya, ambwira uburyo ki yagiye arakora bisanzwe, gafite impapuro n'iki byose, yes yakoze na contract, ariko yaragiye akorera amafaranga ye hafi 30,000 by'amanyakenya, hafi amafaranga yose ntago bakeneye kuyamwishyura, aho kugira ngo abara yakubwira ati rero hano ukuntu bimeze corruption iri hejuru cyane, aho kugira ngo ngiye umubosi ampe ibyo 30,000 arahitamo gufata 10,000 abihereza umupolisi bamfata, niyo batamufata ikirego kise nkaho kivuyemo, we ahomba iryo cuma kugira ngo ampe 30,000. So sometimes bisaba kuba nyine kuba kare cyane ku itegeko, so tubijyana nyine n'izo ngero zose ziba zihari, n'undi wese bishobora kumaho Dubai. Ko umuntu uri Dubai ni iki nyine akwiye kwitega iki kujyana n'amategeko, cyangwa se akwiye kuyiha attention ingana gute? Nkuko twabivuze, kampani ugiye gukorera ibi legit, hari uko ubicunga, hari ama website ushobora kureberaho like nka Ministeri y'Umurimo n'IT y'Umurimo, ni MOHRE.AE. Aho ngaho ushobora kujyaho akareba buri kimwe, ashobora kureba fine afitemo, akareba buri kimwe cyose kijyanye n'itegeko ry'umurimo rya Dubai. Ikindi iyo umaze gusinya contract bamaze kuguha icyitwa residence permit, izana n'icyitwa Emirate ID, ni irangamuntu ya hariya bitewe na contract yawe, mostly bari imyaka 2 kuri za brokers job. Iyo Emirate ID ufungura application yitwa UAE Pass. UAE Pass niyo wifashisha muri izo process zose, ugashyiramo ukareba ese iyi company nkorera ngaha, ese amafaranga yanditse kuri offer letter cyangwa kuri contract bihuje n'iki, kuko byose biba biri muri iyo form. Yani ibintu ni itegeko rirakurikizwa cyane, ahubwo nyine ikibazo tugira ni ukumenya ngo nimba ndenganyijwe ndajya he, ariko ikintu nakubwira cyo hariya bakurikiza itegeko, nta byo kuvuga ngo urandika ngo bashyira kwa noteri, ni ngo maze kwandika kugira ngo ubone iyo residence permit, ubone Emirate ID, zo document barazohereza, leta ikacekinga, kareba ibyangombwa byawe, kareba sometimes hari ibihugu bimwe na bimwe baka police permit, byose imaze kubicekinga n'iki nibwo ubone iyo residence permit. So in case uwe nicyo kibazo ushobora kubaza kuri MOHRE, reka nyite Minisiteri y'Abakozi ba Leta, wenda reka nyite gutyo nibwo biratworohera. Ushobora kurebaho ugatanga complaint zawe, cyangwa se ukaba wahamagara nimero runaka, cyangwa ukaba wakegera Dubai Police kwegereye ukayiha ikirego nk'icyo. Ubwo urumva ni ikintu abantu bakwiye no kwitaho cyane. Byeze gukora muri trust ni byiza, ariko uzi abantu mukorana cyangwa se ari company wenda iwanyu, ariko abantu bakwiye kwita ku itegeko cyane, kuko magingo kurengera ko magingo anga usanga abantu bisanga mu nkiko ngo ugiye umuntu amwizeye ngo turakorana ngo bigenda gutya. Contract ni ingenzi cyane, kandi nanone ukagira umuntu kwigufasha ku understanding, kubera ko ntago twese turi beza mu kubasha nyine kwisobanurira ingingo ziba ziri muri contract. Wowe umuntu wese dukurikiye rero ukeneye kuba nawe yaba kare cyane no kwirinda nyine nizo challenge, cyangwa se kuba yahura n'ibibazo nk'ibyo, byiza ko ushobora gutekereza no kuvuga ati so mugenzi abandi iyo n'iki kintu gishobora kuba cyandengera. Hanyuma tugana ku musozo,
nkuko nayimaze n'ubundi kubikubwira hari ahantu nyine umuntu ashaka kuvuga ati ho gukura wenda ruvuze ko ibyo bijyanye n'amategeko urumva hari aho umuntu abaza muri minisiteri y'abakozi ukabaza ukareba ugacekinga none n'aka kazi twavuze tumaze kubona ako kazi yego tubonye skills umuntu abisabwa tubonye icyo bisabwa kugira ngo ujye gukorayo tubonye na challenge ushobora guhuriramo nazo umuntu amaze kubyumva byose hano muri iki kiganiro ariko none akeneye kumenya none niba njyewe ndi naho i Kigali ndi Nyamirambo cyangwa se ndi Rusororo n'ahandi ndaza kuburiramo nako urumva ku bantu barebye na episode nyine yabanje twabonye n'ibyo usabwa nibura bike kugira ngo ubashe kujya Dubai wenda ntituravuga ku mafaranga wenda yo tuzajyaho kuri episode z'ubutaha ku abantu bo nicyo twabasezeranya ko zizaza nyinshi ariko wa muntu ubona ko wari bashe kubona passport wa muntu ari bashe kubona uko yagira Dubai yego yabonye mu agent buramujyana yes that's okay nizo skills arazifite nihe hano noneho umuntu akwiye kwizera aho kubona akazi kavuga ataka kazi kuko kuri Instagram nkuko bivuze ku mbuga nkoranyambaga Twitter n'andi henshi barahari abantu baba boostinze ibintu byinshi bati hano hari akazi applying wakapplyinga turabanza utanga $1,000 n'ibindi byose ariko niye hano hizewe umuntu wo kuricinga kugira ngo abashe kuvuga ati none ka kazi ndakabonye ndakizeye abantu baraza kwihanganira isoko urakoze cyane rero buriya ku bintu bijyanye ku bintu bijyanye n'ahantu hize ushobora gukora akazi yego nkuko nabivuze urabanza nyine cyambere ni social media online ushobora kuapplyinga online ushobora kuba uri Dubai cyangwa se twavugaga ku muntu uri naha buriya platform ya mbere wenda ndavuga ku giti cyanjye nabwira umuntu ni LinkedIn ujya kuri LinkedIn ukareba job in Dubai ukareba nyine according to nyine ugakreate account ugashyiraho platform yawe iya kabiri ni Indeed.com cyangwa se Indeed AE is Arab Emirates iya gatatu hari Gulf.com izo nama social media platform ashobora kugenda akarebaho ariko nyine akamakinga ashobora kuko izo platform n'undi basikama baragenda nabo bakazijya ukagira ngo ni ibintu biri real aho ngaho imaze kubibona ukabona company ujya muri ya website nababwiye ya mohre.ae noneho ugahita ujyayo ugashyiramo iyo company ukareba kiri legit ukaba wasaba ukaba wakapplyinga online gusa kuri ubu buzi bw'ama brokers job ubungubu twahereyeho biragoye ko ushobora kuapplyinga bakaguha akazi kuko n'ubundi Dubai hari abantu benshi bashaka akazi rero process yo gufata company ngo ijye gufata we David hano mu Rwanda ngiti kujyana biragoye ni handi ujyanwa nyine no mu agent uze ngo hariya kuri twatuzi twavuze hano twebwe wenda kubera ko tutarafata utundi tuzi ngo tutuganireho kutwo twavuze hano ho bikeneye ko umwagent ari uza akagukurana akaba ari gutwara bivuze ngo umwagent umwishyura mbere cyane n'undi muvugana ku bijyanye n'akazi urumva bo bafite akazi kabo ndabwo ndaguha amakuru yayo mfite bukaba ari akazi kabo hari company zimwe zihembuzanya umukozi yego akaba nta mafaranga guca ubwo akaba ari nka komisiyo bamuha yewe bamuhazanya abakozi noneho akaba n'undi ukubwira ngiye uri mu mafaranga kugira ngo ushakire akazi no matter what ya company iramuha akazi nakiramuhamera muhemba ibyo ntabwo bikureba waraza kubwire process ni yagwereza buri kimwe cyose akubwira icyo bisaba and then agwe product akubwira urishyura ya hada kubiyemo itike n'iki ukaba watikitegera cyangwa se byose n'itike birimo nayangaye ukaba wamwishyura we aga processing ariko ntabwo yamuha mbere yamuha process zose ubona ko zamaze kuba done hari gusaba ya mbere nk'iyo visa nyine iyo hari ntuza baguha nyine yo gusinya ya change status iyo employment nyine like ni nka offer letter imaze kuyisinya baguhaye kiriya kiboro cy'amezi abiri ubwo nyine agenda kubwira process agent abikubwira ko twebwe ntabwo turi aba agent ntabwo twabwira ngo ugenda burya iyo ni process aho ni sawa cyane ubwo abantu wenda babyumve neza kubwira ngo umuntu ngo umwishyure mbere ukore process zose utari na sure ko zizarangira byiza kushobora kuvuga ati wenda uramuha amafaranga runaka iyo visa se cyangwa se ikindi making sure ko umuntu uri guha amafaranga umwizeye and it's better ko mubikorera kwa notaire ku buryo nyine ugira hano uzabariza ubwo umuntu uri hano
we no kwirinda kuvuga ngo umuntu ari nka Dubai ngagiye kumukorera process ko abantu benshi nkuko twakomeje kubivugaho n'ubundi ari nacyo kintu tuba twaje kugira ngo tubafashe yego tukwa nyine izo nka tips zishobora kubafasha kujya kubona akazi aho Dubai kujya gukorayo n'ibindi ariko nanone nyine bakwiye no kubigaruka tukagaruka kuri ikintu abantu nyine bakomeza kuba scammed bakabeshywa cyane bakabitakazaho n'amafaranga menshi cyane bavuga bati tugiye gukora Dubai tugiye kuba Dubai n'ibindi nk'ibyo ngira ngo nanagushimira nk'ibisanzwe dusoza rero ikintu wabwira umuntu maginga ngaya ukeneye kuba yakinjira muri utu tuzi aravuga ati ngiyewe ndi umukozi ngiye mfite courage zo gukora ariko nyine ndi kumva mfite icyo cyizere cyo kuvuga nkabonye nagakora ikintu wamubwira nk'ibisanzwe nka episode zabanje niki ikintu cya mbere namubwira ni ukuba ebo nyine yo kuba yajya gukora ikindi birashoboka tutavuga ngo na nutwo tuzi akumva ko twagiye gustakinga oya ushobora kugenda kugira ngo abanze amenye ikibuga amara kubona ikibuga nyuma y'igihe runaka demo akiriya network demo ashaka amakuru akajya muri field yiwe asanzwe akora like nk'aba photographers digital marketing website web designers n'utundi tuzi nurses like that ushobora kugenda ukanza ukamenya ikibuga fresh amara kumenya ikibuga neza ugashaka n'ibisabwa nyine nyuma y'amezi 6 ukabwira company yawe toke nyuma y'ibi nibi ndagiye cyangwa nyuma y'igihe runaka company akaba ari ikuzamura mbuvuye ku 2500 bingana na miliyoni y'amanyarwanda bakabagushiza nko kuri 3500 bine gutyo kugenda gashara kazamuka ubwo no kuvuga ngo wowe icyo busabwa no kwiga nyine buri munsi tugomba kwa upgrading skills zacu niko bimeze tureke ngushimire cyane ushimire cyane ariko by'umwihariko dushimira abantu bose badukurikiye kuva ku ntangiriro z'ikiganiro kugeza ku musozo wacyo ariko nanone kugira ngo bibe byiza wifashe iki kiganiro warebye ukagisharinga mugenzi wawe cyangwa se n'undi muntu uzi ukeneye kumenya amakuru nk'aya kugira ngo twese dukomeze gufashanya ariko nanone uko turushaho kujya Dubai gushaka ubuzima twibuke ko no mu Rwanda ari iwacu tugaruke twubake u Rwanda rwacu kubera ko niko ubushobozi ni iki gihugu kiba kidutezeho ubwo bushobozi kugira ngo tubukure ariko tuze twubaka igihugu cyacu ngende twazanda rero ndi kumwe mu kiganiro na Ishimwe Blaise Tusi hanyuma ibiganiro byacu nakagaruka niko bimeze naho gutaha tuzababwira bije none hisabwa na episode tuzakurikizaho tubabwira ibisabwa kugira ngo abe yareba nimba koko ayo mafaranga ashobora kuyashora mu kujya gushaka nuza cyangwa ashobora kuyashora hano mu gihugu arimo arashakisha kuko ibintu byose biba bishoboka ubwo no kwibararikira tukazabana mu kiganiro cy'ubutaha Imana ibarinde murakoze